kipe mu Buyapani irashinja ubuhemu William Togi wa APR Magnifique yateretseho mu Buyapani ubuhemu kandi bivuze ngo rero kipe irimo kumuzonga Kinyarwanda cyacu cyakiremereye murose yanditswe cyangwa ise si igihe ndabona ari igihe kandi ritakima kwenesha uyu munsi yanditswe n'imfura kuko mu makipe Togi yakiniye nge ntabwo ndi kubona amakipe mu Buyapani ndetse niba arayishimiye nakina ari mbizi ko ejo maze kubateguza hari wahise operasiyo Erika Toni ndamwemeye yagombaga gucika rwose yasohotse saa 3:22 Togi ngo yasinyiye amakipe abiri yari akumva amenya akunda amafaranga yasinyiye ikipe mu cyiciro cya gatatu mu Buyapani Patos namwe ngo avoka umunyamategeko wa APR ngo niwe avoka wa Patos umfasha mbya ngo yitwa Bonaventure Maître Bonaventure Yuse si wandi uhuye Maître Bonaventure wanda narimbira indirimbo niwe nese ngo sufasha APR ngo niwe ariko Patos yatsinzwe ni gute Maître ukomeye kuri yatsinzwe urubanza rw'amafaranga Patos yaratsinzwe Maître Bona rwose umwe bahagarariye abafana ba APR mu majyepfo indirimbo nziza cyane yakoze indirimbo ndayikunda giye cyane yakoze APR umunyamategeko Bonaventure kamusoga Togi yari amayapani harya amafaranga yo mu Yapani bahita nguki amayeni niba ntibeshye Japan currency ariko numva nanjye ari amayeni wa mugani Togi ari mu mazi abira ari guhagarika umwaka rwose cyangwa urenze umwe APR yafashe dora gibye simbemera kinababwiye ejo afate dora gute fata amafaranga muri ntabwo rwose yasinye se nk'ubuntu ntabwo urukumva umwandiko ntabwo urimo kumva uko bimeze Togi yasinye amakipe mbere yo kuza muri APR yagiye mu Buyapani asinyira ikipe mu cyiciro cya gatatu amwemeye muzayikinamo araritamira amaze gusinya ati sinakina hano haba habonetseho fure ya APR araza arasinya iriya ntiyayisubiza ntiyanasesa kontra ubu rero baramubuze kubera Abayapani batazi kontra ahandi batinze kumenya ntabwo batinze bakomeje kwandikirana na Togi na management ye na APR barayandika umwaka wose cyane iyo kipe ya Japan igitegereza itamurega muri FIFA APR nibwo igihagurukira ikibazo cya Togi ko atinze kukimenya Togi yabwiye ko afite ibyago byinshi byo kudakina sezita kuri icyo kibazo mpamvu twavuga ngo ashaka rutayizamu Togi afite deadline niyo kuri uyu wa kabiri kuba yatanze ibisobanuro muri FIFA APR ijye ku isoko kuri uyu wa kabiri APR yashyizeho urumva yamaze kwangaje umwavoka wa wundi waburanye urubanza rwa Dier ko hanze ibi birenze babona ikipe yitwa FC Gifu Gifu ni Gifu ni uzi ko nabonye ibinyura hasi simenye ibyo ari byo njye nasoma FC Gifu FC Gifu yo mu Yapani Gifu nyine Gifu rwose bagikozagashe niko hitsekeje Gifu ariko ikiyapani amazina mu Yapani ajya kuvuga nk'amanyarwanda rwose FC Gifu ziko ariyo Gifu biri mu cyiciro cya kabiri biri mu cya kabiri FC Gifu yari amafaranga yanze kuyikinira rero ariko nikikorera ko yarayisinyiye cyora ko batogara abakintu basanzwe gusa ngo avuga ko amafaranga atayariye bavuga ko yasinye kontara gusa yasinye adaha amafaranga gusa n'abashoboka kucyemeye gusinya se n'amafaranga arabona muri iyi minsi karenza amakuru ya APR ariko yakura hera yonyine birahagije kuvuga ngo uremera ko wasinye kucyongera ugasinyira APR baguha amafaranga batayaguha wowe uremera ko wasinye ikipe yo mu Japani APR nayo yishe nayo urayisinyira twe kuvuga ngo by'amafaranga nushaka kuba warasinye ubusa kucyemeye gusinya amakipe biratandukanye none se APR yabyitwaramo gute iramwaka rekritoma yamuhaye ajya mu manzi ubwayo ko bamuhaye rekritoma bamuhaye rekritoma ni byose zora yakiniye APR yabaye umusaruro ariko yafashe rekritoma ngo tasesema harya ntiyasinye imyaka 2 muri APR yasinye 2 ngo abafitiye rekritoma y'umwaka none APR ntiyavuga ngo turamurekuye agende ajye mu manza ze bimureba none nahagarikwa azakina yahagaritswe uzikiriho kwicyo FIFA itajya igitore APR igomba kumwishyuza amafaranga y'umwaka umwe bakagabanyamo kabiri rekritoma akabasubiza igice wenda azatsinda urubanza azarutsinda se mbere ya Champions League na za Sekafa bafite Sekafa ejo bundi bukwa kane bazarutsinda mbere ya Champions League bamuhagaritse gukina se
bazamuhagarika tuzaba tubasubiza umukinnyi yakina ate bumva yaba anameze neza umusaruro kubera ko binamaze igihe biragoye ko yabitsinda uriho yamaye gusinyira amakipe abiri ni ikintu kibi cyane kuri FIFA icyemera rwose ni uguhagarikwa gukina asubuye yasinye atabizi kweri ugiye gusinya APR atibuka ko yasinye FC Gifu nawe bishaye n'umuhashi pe wajya mu Kongomani ndakora nayoka mu bintu mu bakinnyi b'Abakongomani ndakora ubundi ibi ni iby'abantu batari pro subu yabonaga kuko mu Rwanda n'Ubuyapani ari kure cyane yabonaga Abayapani batazamenya ko ari Nyarugenge yabonye ari kure cyane ati ntibazamenya iyi kipe bazamuvumbura maze kurya nka seze ebyiri toge ni hatari iyi kipe yashinzwe 2-2 imaze imyaka 24 waperigiye kujya ku isoko ishaka undi rutayizamu byihutirwa ahubwo mu byo utateganyaga ni ishaka nomero 9 ya TFC Gifu ndayizi mu Buyapani warabetinga uriya ajyayo cyane abo nabayigura niba itanga ode zishyushye se nawe itanga amafaranga cyane muntu wamenye FC Gifu ubwo yari yiteguye kujya mu Buyapani mu cyiciro cya 3 mbere ko apera imwe yanasinye kikwereka ko abakinnyi baba basanzwe cyane iyo tuvuga abantu babyumva kipe zacu zirahangirwa rwose yaza muri iyi shampiyona nyine yoroshye ngo yatsinze ibitego 9 kudatsinda Al Hilal kudatsinda Limelek ntibihagije ariko kudatsinda Gorilla kudatsinda Gorilla yahagije Limelek na Al Hilal uzatsinda za Gasogi utsinda za APR imaze iminsi bizi ntago igize nuko amakuru ya APR abagoranye ko batashyize hanze se abashinzwe kwitangariza amakuru nuko bumvisha atari amakuru meza kuri PR hanze kubera ko ejo bagenda Ruvuyanga ko batayavuze Karenza kivuga ati mfite operasiyo ya Togo ese irakurwa tagazanye Ruvuyanga ko batarekuye akazayibatanga ako rero utaha ntukajya utanga hinti ugiye reka tirekure ntacyo bitwara ariko se twe ko tumwe niyo wabayivuze twayivugurura ntacyo bitwara twayicambura rwose ntacyo bitwaye ntabwo ngo FC Gifu irazwi cyane yari shuwa diru cyane ntabwo dutangurana mu nkuru ariko rero uragenda unyemeza uburyo ugisesera muri PR ukabonamo inkuru itigeze ihumekwa inédit za bombazo twahoze tuvuga jamais inédit avuga ngo wabaye konserega nta buri kote ewana kabisa passer buri kote buri fite shokora zateye pass ari kuri fite tu wabaye konser abapaseri bo ni itegeko rwose ari umufana wa Real yanyandikiye ati buri gikombe APR yatwaye arimo Togi burande gihabwe equipe yayikurikiye ngo iki atangiye aba rero ko bashaka kutona umure yarambwiye ati rwose atwaye igikombe cyacu umure atatekereza ikinisha umukinnyi utemewe ntabwo ikipe hanwa umukinnyi aha ni umukinnyi nose umukinnyi ko ari uri mu bibazo ndetse ukinishijwe umukinnyi ashobora gusinyira indi kipe akabihisha iyo ukinishije umukinnyi utemewe ko ayitera forfait APR nabimenye vuba kugira nka national nta kwezi nyiraho gushize APR ibimenye umukinnyi yarabyiherera urumva ikipe yarandika akandikira umukinnyi na management agacecekana ntabwo kumbe rero abakinnyi ba APR bose bavuga ko Togo ari umuherwe ngo ni umukire cyane ni umukire ngo yagiye amayende ngo ari menshi cyane abakinnyi b'Abayapani bakoreye amafaranga muri Turukiya umva ibaza nyine amaturuke mbere na mbere ko ikipe yaramuririzinze buriya yamuhaye amafaranga ikipe yo muri Turukiya ntabwo yashuje amasezerano baramurekuye bamuhaye ubwatsi niho bamwirukanye ajya gusinyira ikipe yo mu Buyapani bwa mukubise ubwatsi aza muri APR mukubita ubwatsi kandi mu madorari umukire cyane ibi bintu rero kubyumva Abedi Murenda umuzayirwa wakinaga Rayon Sport yahagarika umwaka natrako icyarimo si kuki babikura perezida Ferwafa Kazura hamagara bombi umwe ahari rundi atira kwitire kare François Sengiyumva ati ntibishoboka wari vice perezida atrako perezida wa Rayon sinibuka wari we niba ari yahuye na Saidi vice perezida Habiyakare nawe ati ntibishoboka bamuhagaritse umwaka wose ubwo byangiye umukinnyi nyine atashobora gukina imwe n'imwe niyo mategeko ya FIFA baramuhagaritse zimubura zombi shuje amasezerano ubwo rero bita Fidari yitegure kubanza mu kibuga muri PRC Star ababanza mu kibuga bagenda cyane Fidari bagenda cyane umurabyo apereye ku isoko kandi ubundi ko nibyo twifuza ariko wenda azatsinda mu mujyi wanjye nashaka agiye bajya gushaka babiri ni mwibuka ko navuze ni Fidari akwiriye kuba uwa gatatu ubundi mu mboni zanjye agomba kuba gatatu Togo akwiriye ko umusimba APR yatsinze urubanza rwa diri n'uru yarutsinda
ariko wasanga none uyu muhanga ari umukinnyi uri mu makosa. Dufite umunyarwanda ukuriye urubanza rwa Dream amakuru ntajya mvuga ukuriye amategeko muri FIFA. uramutse ubivuze mu Rwanda bitane mfite amakuru ku rubanza rwa Dream ariko ngira ngo yavuyemo ambasaderi Ngoga aracyarimo muri iki muri kara kanama yarakuriye akanama k'amategeko. Ngoga arimo cyane Martin Ngoga yagiriye muri aracyari yafasha APR rero ariko iragoye ikipe umwaka ni mwinshi. ako se FC Gifu atinze kitanditse n'ikipe ra erega kubura Togo birashoboka mu Buyapani bakabura aho yarengeye Burundi neza se n'imana Martin Ngoga William Togo muri search ngo babone Martin Ngoga yongeye tukabyandika ko dufite ibitangazamakuru muri Aziya baba mu yindi si ariko Aziya ntabwo ari za Eritrea njyambona Martin Ngoga yongeye gutorwa umwaka ushize aracyari muri FIFA FIFA Ethics and Committee niwe ukuriye amategeko byose ibi byose niwe azabinyorosha kipe mu Yapani iragatoye iragoye Gifu mu mazi abira murumva Gifu ibintu maranye umwaka yagiye mu bintu mu Yapani kwa afite ubwatsi kwazi kwizirika mu Yapani n'abantu bashywe kuri iyi si n'abantu bashywe cyane ntabwo Togo yaratabaje abayobozi ba PER ati mwantabaye dute se mutabare bati birakomeye cyane ndabona mushyiramo akaboko nyine utarimo mushyiramo akaboko kandi ndapfuye yabonaga byoroshye ibintu birakomeye cyane amurenga none se wabuganye niba hari Martin Ngoga urumva Togo yakwihamagarira Ngoga cyangwa yamwandikira bisaba akaboko nyine rega Martin Ngoga nawe ntacyo yagufasha by'amategeko urasugira ngo yayobora akanama si urubanza ntibagenda bundi ku itegeko ryanditse rivuga iki cyane wenda yakugira inama ariko kugira inama ya kontra wasinye ukongera ugasinya ahandi uzi ubwenge ufite imyaka nk'iyose utari umwana w'igitambambuga uyu yarakuze akiri amakipe akomeye nurangiza ngo ni muntabare gutese nta n'uwo mubeshya muntabare mushyiremo akaboko kandi itegeko ryanditse ibisuko uburana ahubwo gikomeye byumva nta nubwo ari urubanza itegeko riranditse niba ikipe yajyanye ikirego muri FIFA bo barareba itegeko wowe ubwawe uremera ko Karenzi yaravuze ngo aremera ko yasinye ngo ariko nta mafaranga yahawe icyo nyine kirahagije warasinye nibyo na APR urayisinyira kuki se wasinye Gifu ntuyikinire FIFA icyo ushaka ni kimwe ufite isinye ebyiri koko n'izawe ku makipe abiri atandukanye ubwo ntibafite n'amafoto hari urubanza ruhari se ase ngo nuca abana ahubwo FC Gifu ntabwo ijya ipostinga wowe ubwawe uriyemerera ko kumva se ibintu by'urubanza ari posting uriya hakaba urubanza ruvuga ngo sigewe aho niho byakabaye bikomeye ariko uriyemerera ko yisinye yaguha amadolari itayaguha yaguha amayeni y'amayapani uremera ko wasinye na APR urayisinyira iyo ntiwabaza n'ubundi niyo urimo gukina ubwo si byo ni urubanza cyangwa ahubwo ni umwanzuro w'urubanza igitegerejwe n'umwanzuro w'urubanza kuri Togo niyo mpamvu APR ikeneye nk'umurabyo igomba kugura umwataka byihuse niba azahaguma ahagumana umusimbura niba muhagarika ntacyo bitwaye APR zababonye undi mwataka uretse ko aricyo cyari icyifuzo cyanjye ubusatezi bw'imbere nifuje ko APR ishaka abakinnyi bashya cyane cyane 7 mushya 11 mushya 9 mushya ubu nifuzaga 11 bashya bose ariko amafaranga bagura ntabwo ahagije shaka rero abakinnyi b'imbere bashya na Watara akeneye undi muntu bahanganira umwanya utambwiye ngo Watara ngo yatsinze 18 yakugeza mu matsinda se oya APR iti umukiri twabonye itisi ivuye muri ya kipe muri Turukiya ati kandi yarasoje sezo ati ibintu by'Ubuyapani ko ntabyo twabonye ntiyabivuga se Numva nyine ntago umukinnyi tubona ni APR birashoboka ibyivuga APR ntabyo yarizi ifite rizi leta muri Turukiya bati umukinnyi yarasoje atsinze ibitego umukinnyi niba baramusezereye muri Turukiya bakamuha rizi leta akajya mu Buyapani agasinya indi kontra yarangiza akazana rizi leta yo muri Turukiya akaba ari yazana muri APR urumva ni amakosa y'umukinnyi Gifu ikaba hatari ifu rero Gifu FC kipe keza cyane rwose mbona kanambara neza kambara icyatsi kambara urucaca agakipe kambara icyatsi rwose keza cyane FC Gifu muyirebe no ku Instagram irahari rwose ifite page pa posting ibintu byabo nuko biri mu Kiyapani byinshi ubwo rero APR no kwifuriza kuzatsinda urwo rubanza ubwo ni case after case
APR yari imaze iminsi itagiye mu bintu by'imanza. ariko nk'ibi ngibi ntabwo ariyo ubundi iragerageza kwirinda imanza. ibi ntabwo ariyo pe ibi ni ukubura uko ugira nyine. ariko buriya APR iramutse ibihombeyemo se nta kuntu umuntu wazanye Togi nawe nta kuntu bamureba agasigira ibyo asobanura. wazanye Togi ni ukuvuga ngo APR ishobora kutayimenya, ariko umuntu urambagiza umukinnyi agomba kuba ari aware bakanaganira. ntabwo ntekereza ko nubwo atayibwiye APR, ariko ntabwo ntekereza ko abamuranze n'abamuzanye ibintu batari babizi. ibyo byo ntekereza ko nk'abantu bafasha APR kuzana abakinnyi, APR bigomba kuba facing kababwira kabaza ibintu byabaye muri mwarebaga ko ari cyo mushinzwe nyine. ariko si byo babimenya, kimuza n'umukinnyi uri muri babimenya bata amakosa na y'aba manager. aba managers none APR nyine ijya kumenya umukinnyi biturutse kuki. aba managers no babahuje n'aba managers babahishe babibwirwa n'iki. umukinnyi abihisha akabigumana, yabisha manager gute. natandukanye n'ikipe yo muri Turukiya ibyo mu Buyapani, kuko abakinnyi nk'aba muri Mercato baba baganira n'amakipe menshi, ntibaganire ntabwo amakipe yose baganiriye yabwira abamushakira akazi muri APR. biroroshye rwose ibyo kubihisha ntihagire umuntu ubimenya. ariko nanone hari ikindi kintu tugomba kureba. abakinnyi banakabirizwa cyane kuva ngo banyuze muri Turukiya mu cyiciro cya kabiri. Rero umukinnyi yifuzwa n'ikipe yo mu cyiciro cya gatatu, ikipe yakinaga mu cya gatatu sezishize. Ubu bwari yari yazamutse mu cya kabiri. Bakina amagroupe, bakina amatsinda ane. Groupe A B C D. Kuvuga ngo ni amaregional, Ubuyapani n'igihugu kinini. Bakina amaregional nyine. Kipe nk'iyo kumva umuntu haje akubwiye ngo ni utayizamu ngo ukomeye ngo hatari. Mu kintu cyo gukina muri gifu yo mu cyiciro cya gatatu mu Buyapani, n'icya mbere n'ikiba gikomeye. Siri cya kabiri mu cya gatatu mu Buyapani, ubundi uba umukinnyi wo kurambagizwa na APR koko ntaba yararangiye. Uvuye muri Turukiya mu cya kabiri bakurekuye, mu cya kabiri barakwirukanye, ugiye gusinya mu cya gatatu mu Buyapani. Turukiya mu cya kabiri ese kipe yavuyemo Ankara niba ari Kankoro gucuza yasi mu cya kabiri. Yari mu gituro, yari mu cya kabiri. Ni cya gatatu baneza ari mu cya gatatu. Muri cya gatatu cyiciro cya kabiri cya Turukiya z'urwego kiriho hari mu cya gatatu. Ankara none akajya mu cya gatatu mu Buyapani. Nose ari gutuma ataza mu Rwanda. Uwo ni umukinnyi wagufasha muri Champions League. Ni gute nyine ataza gukira mu Rwanda niba akina muri Champions. Niyo mpamvu abwiye ngo uwo ni umukinnyi w'amagaju uramuhanga rwose naga wa APR pe. Guhangikwa bikomeye cyane. Uwo ni umukinnyi wo gukinira APR muri Champions League kwa matsinda. Mu cya gatatu mu Buyapani. Amaburaburizo wenda avuga icya Turukiya. Muri Turukiya mu cya gatatu barakwirukanye barakurekuye. Ariko mu cya gatatu ugiye mu cya gatatu mu Buyapani koko. Equipe yitwa GIF. Nawe niyo mpamvu yayanze nyine kipe ifite abafollowers 2,000. Ubwo ngo Buyapani ukuntu bukunzwe karenze. Ubwo ngo ifite page z'abantu 2,000 zero official. Ngo wakaza umwatanga uzafasha APR gukura umupira. 2,020 kandebe. Ikipe nayo isarusha followers na Merivu. Ariko Gifu kuri Instagram ni ikipe verifying karenze. Ni ikipe verifying kuri Instagram yayo iro official FC Gifu iro official. Sta followers 23,000. Ijya kunga ya Neriva ndayisa ntirusha. Ufite bangahe? Ureba iyi 23 se kumbwira byari kunaniye ndayisa sta followers bangahe? Kubangiza urugero rwihuse rero cyane 72 yanjye kipe nesa kubye kane mu followers 72 nesa geze nagenda usho kugenda kina bafatanye ibikorwa urabona nesa sorry none ngo harabitse sorry ngo harabitse ngira urugero rwihuse every time ariko nagone mvuze kwikurusha nivuze kwiyusha ibi 72 aho urigaruriye 72 aho urigaruye dukomeze nuvuga ikipe Neriva ari hafi kuyifata. Neriva umaze imyaka amezi 6 mu itangazamakuru kandi Neriva here kuri 0 cyane ikipe wasanga yaraguze na page ukumva ngo umukinnyi ngo Neriva afite ibihumbi bingahe 8 14 ngo ko nubona wihuta Neriva ari kwihuta cyane 13,900 kipe cyo kumenya followers na Neriva koko ibaze uwo mukinnyi ya APR bigiye gufata wagimaze gusinyira equipe nk'iyo ngo azakujyana ngo matsinda ya Champions League. Ninde wabahuje ninde wabaye intermediate hagati y'umukinnyi n'ikipe kugira ngo umukinnyi aze muri iyo kipe ayisinyire, kuko ubwabyo nabyo ni ikibazo. Ariko kiza APR ngo ahindi abayishakira abakinnyi ubwo nuko reba niba abagiye kwishakira abakinnyi bari kwishakira abakinnyi ninde wakubeshye ibyo bintu byarahindutse. ngo ibintu ngo bimeze neza icyo babeshya hari ikintu nawe ndeba nkabona bidashoboka. ninde ukubeshya koko cyahindutse n'icupa ibyo bitondera abantu bakuyobya rwose. hahindutse icupa gusa
naryo ntabwo ryahindutse n'iki cyahindutse ubwo ntacyo rero twigire muri murera se nta yindi nkuru dufite muri aperi ubwo aperi nyine abafana bamenye ko aperi igiye kubiri mu rubanza rwa Kobe nansi urwane ko batinze kumutangaza we bazamutangaza aperi ubwo batubwira izatangira imyitozo kandi nabo bagomba gutangira imyitozo kare Sekafa n'ejo bundi murana nabone next week ese bo nta munsi kuko bagomba gutegura ibyumweru nibura bitatu bakakina na match amikare nk'ebyiri imbere ya Sekafa umunsi w'igitinyiro ntabwo uzagaruka wigeze ubase harya ubushize habaye ntabwo wigeze uba hariya se wari wigeze wigeze habaye inkera abahizi habaye inkera y'abahizi Power Dynamos yari kuza bagakina yari inkera y'abahizi ntiyaje se niyo yatangiye inkera y'abahizi yitwa inkera y'abahizi byari inkera y'abahizi ahubwo nuko yakinnye match imwe igitinyiro day byari birimo ariko byaragiye baye inkera y'abahizi birango byari nko kwigana Reyo barabyanze ubanga ikintu cyose cyagaragara nko kwigana Reyo kwiga no kwigana kandi uwo mushinga nuko namenye Patrick yarawurimo wo gutegura APR Day se Tinyiro Day Patrick yarawurimo cyane burya niyo wari n'inkera abahizi yarabirimo cyane niyo wazanye Power Dynamos amaye ariko banga ko byitwa APR Day ngo bitamera kwigana Reyo Day ubusa Simba nayo ari kubireka ko yanga hano nyine harimo agatuza kenshi cyane hano bari mu inkokora yanga igana Simba timu yona yenshi yiganye Simba cyane Simba rero abanjimara imyaka yanga muri bikatuza na slogan derby y'imisozi igihumbi itayikora Thousand Hills Derby APR ijyari igiye kwakira noneho yo derby ikabyanga bateguraga abantu bo muri harya bita mu kibateguraga derby za APR ya kampani ya Tsiri hari gitwa TK barabyanga bashyira bikora ngo rikareka ngo APR ngo yabyanze ngo ntabwo derby ngo izina rya derby yakoresha ngo ntabwo twarikoresha baba ikoresha irihe kazi nkuko avuga ngo Meshimeji Derby ngo yazanye wenda ngo nayanga ngo Simba ngo yanze iryo zina nani ya Kenya Meshimeji sorry ngo yazanye na Gor Mahia ngo niyo padi ngo yaryanze barabyanze banga kubikoresha ngo rusoroga ntituyikoresha ngo hashtag mwireke ngo yazanwe na Reyo habarimo nyine ibintu by'urugamba Simba Day yamaze imyaka nk'itanu yanga ntayigira ngo derby imisozi igihumbi iryo zina APR yaryanze yanga itindwa rero siku ya mwananchi mu Giswahili hitibishira mu Giswahili natwe turashaka izina ryacu umunsi w'abaturage siku ya mwananchi Simba yitwa Simba Day umunsi wa Simba ariko urumva ko nareyo bivugitse neza umunsi w'igikundiro ariko mwibukije abakunzi bacu ko uyu mugoroba dutaramira Hilltop niho hari match kamaramaka Haaland vs Mbappe cyane kare mu gitondo twahoze dukora celebration y'aba Vikings ubu nugu kujya gutya tugatwara ubwato uburyo wabagashye tukagashye ngo niyo celebration niko batsinda twakoze twakoze no utaraza ngo no mu nteko atayinji ndabona ari kwishima amategeko arenze na bataza bamaze gutsinda ngo bakoze iyo celebration Norway abakoma ingoma nanjye meze nk'abandi bafana naboze iyo ndi bufane hagati ya Saliba na kapiteni wanjye Odegaard biraza kungora cyane Odegaard kandi ko turamurekura se ushaka gufanira Saliba Odegaard turashaka iyo tumutize uvuga uti urafana Saliba ubundi ngo Odegaard ngo kugeze Saliba bench Maxence Lacroix yamvune bamugonga barakabije kumukoresha kuko babonye na Rabiot baramuhura Rabiot na Saliba Saliba akwiye kugaruka nko muri kimwe cya kane ariko game load ni nyinshi nane Saliba akina imikino myinshi cyane nyinshi pe barakinisha bakuru sajya kina muri Axe akina muri Maxence Lacroix akina muri Axe ni muri Crystal Palace nuko bagiraga ya batatu nashizemo ko ajya kina kabiri ariko ubundi ni muri Axe ahubwo ni Axe 3 ni Axe 3 barimo na Chris Richards no bita Shadi Riyad umunyamaroc iyo ni Axe ya Crystal Palace nyuma yaho Gehi yagiye ubwo rero turaza kuba duhari nibura guhera jya muri Murera harimo amakuru nka miliyoni Murera harimo amakuru menshi nka miliyoni bivuze ngo dushobora kwitezaho nase twakitizaho ku masaha y'umurengera uriya mukobwa atara dusigaye isaha n'igice isaha imwe n'igice niba tutavuze